bavuga ngo ugiye wubaha Imana sibyo rata ugiye wubaha Imana natangiye mbabwira ngo ijambo ry'uyu munsi narahaye umutwe uvuga ngo igihe cy'Imana haleluya uyu munsi uve mu gihe cy'abantu ugiye mu gihe cy'Imana sibyo se va mu gihe cy'abantu jya mu gihe cy'Imana va mu gihe cy'ibintu jya mu gihe cy'Imana va mu gihe cy'amafaranga jya mu gihe cy'Imana va mu gihe cy'amazu jya mu gihe cy'Imana va muri bya bindi jya mu gihe cy'Imana Imana ihimbazwe navuze ngo iri mu gihe cy'Imana nawe urazuba reka dusome ijambo ry'Imana iminota tutaza kwimara Imana ibahe umugisha haleluya 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 reka dusome Mariko 5 usomye mwiza nafate Bibiliya asomere Mariko 5 kuva kuri 25 Mariko 5 uhere ku murongo wa 25 yego reka tuhasome mu izina rya Yesu nuko hariho umugore wari mu mugongo ngo nuko hariho umugore ari mu mugongo bimaranye imyaka 12 bimaranye imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane benshi bageragezaga kumukiza bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu ariko ntibagira icyo bamumarira ahubwo arushaho kurwara yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya ko mu mubiri we yuko akize cya cyago Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo ahindukira abyigana n'abantu arababaza ati yego ninde ukoze ku mwenda wanjye abigishwa be baramusubiza bati ese abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde ukozeho abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho uwo mugore aratinya ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije wigendera amahoro ukire rwose cyago cyawe amen uri Imana data wa twese uri Imana y'ubutwari uri Imana y'ubushobozi uri Imana ikiranuka uri Imana ikiza uri Imana isura uri Imana ibohora twari turwaye dukiza twaje twambaye ubusura twambika twaje turura duhoza twabuze kirengera uracirengera turagushimiye Uwiteka turagushimiye kubw'imirimo yawe turagushimiye kubw'ineza yawe wagize neza Uwiteka wagize neza kubana natwe warenze ubwoko bwawe warenze itorero ryawe turagushimiye mwami ijambo ryawe rirera kandi uzahora wera aya masaha ngeze imbere yawe nje kugabura ibyawe Kristo musikara ku munwa nyiringabo nyemera no kuvuga ibyanjye ahubwo nkoreshe mwami tugambire gukora muri iri teraniro gikore abarwayi bagambiriye gukiza ubakize abo bagambiriye kuruhura ubaruhure abo bagambiriye gutabara ubatabare abo bagambiriye kwimara mu cyiciro bageza mu kindi cyiciro ubimere mu kindi cyiciro data wa twese neza tuguteza amatwi tuguciriye bugufi tuvuga ngo turakurindiriye tuguciriye bugufi tuvuga ngo turagutegereje tuguciriye bugufi tuvuga ngo ni wowe mwami nawe usa nawe reka tugukomere amashyi reka tuguhimbaze reka tuvuze impundu tuvuga ngo urakoze mwami mwiza utubere Imana kubera kuri Imana utubere data kubera kuri data wa twese urakoze murengezi ni mu izina rya Yesu amen mugire mutya abagihari mugire mutya Imana ihimbazwe
ijambo ry'Imana ndarikunda, se nawe urarikunda. Natangiye mbabwira ngo igihe cy'Imana dusomye ijambo ry'Uwiteka ritubwiye ukuntu uyu mugore ni umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo, ngo uyu mugore yari yararwaye rwose, ndetse ngo yari afite ibintu, ndetse yari afite ubutunzi, ariko ubwo butunzi ngo amujyana ku bavuzi, ajya mu bapfumu ndatekereza, ajya mu banyarwanda agatekereza, ajya no mu bazungu ndatekereza, aho ambwiraga hose yajyagayo. Ariko nawe utekereza urwariye indwara barivuje bikanga, bakakubwira batari ko ahangaha ujyayo, uzi kujyayo iyo utarisobanukirwa ujyayo. Iyo Satani yakwicaje mu gikombe cyitwa baka, barakubwira bati hariya, yego se hari umuntu ukaze, hari umunyarwanda, hari umuvuzi, ukabagezayo. Ariko iyo bageze kwa Yesu birendera. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo uyu mugore ngo ibiryo byose yarabitanze, ngo abantu barabirya, ndetse ngo bamaraze umubiri, ariko ntihagire umukiza. Ariko nimwumve ngo igihe kimwe yumva amakuru ya Yesu, yari ataramubona, yumvaga ibyo akora, yumvaga ko akiza. Haleluya. Nk'uko nawe waje hano ukavuga uti yewe numva cyane ku musozi w'ibyiringiro, siko rusengero rwanyu rwitwa Yesu, ngo ntihagire gukora ibitangaza. Yesu yakize abarwayi, Yesu ajya yubaka ingo zananiranye, Yesu ajya akora ibitangaza. Ukeka njye kureba Yesu, nta muntu waje kureba Yesu magirire gutya, nta muntu waje kureba imirimo y'Imana magirire gutya. Uyu mugore nawe birashoboka ko waje kumureba ariko utari wamubona, ariko uyu munsi rero tumubone mu izina rya Yesu, uko waje umushaka bari kumubona. Ngo uyu mugore yumvaga amakuru ya Yesu, ariko ataramubona, ngo aravuga ati ndagiye, ngo aravuga ati ndamara amaji. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Ngo aravuga ati ndagiye, ngo arahaguruka. Ndatekereza Yesu yari afite bodyguard, yari afite abantu bamuproteje ku buryo nta muntu ari kumugeraho. Ngo ariko uyu mugore avuga ati uko biri, njyewe ndagiye, nintanamo gusa wenda nze kumukoraho, we ntankoreho ariko njye mukoreho. Ngo uyu mugore arahatana, ngo aravuga ati ndabona abantu ari benshi, ndabona abamushaka ari benshi, ndabona abateranye ari benshi, mbibutse kuko mwaje ahangaha. Ubu ndimo nshobora kuba ndimo kubwira umuntu mwese muri aha mudashaka kubona igitangaza, ahubwo mwaje kureba, ariko icyampa mwese mugakora kuri Yesu. Mbibutse ko iyo abantu bateranye, bamwe baba baje kwitegereza, abandi baba baje kumva, hari abo baje gukora kuri Yesu. Wowe waje gukora kuri Yesu, utanga igisubizo mu izina rya Yesu, kandi wakira igitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ihimbaza. Uyu mugore aratambuka, ariko aratambabaza. Usibye uyu mugore, reka nanjye nivuge, ubugira ngo mpagaze ahangaha wapfa kuza ugatambuka ukangeraho tudafitanye gahunda nakwitaza, avuga nti hoya ushobora kuje kungirira nabi, sibyo se? Noneho rero uyu mugore we yaravuze ati hoya reka nturuke inyuma, nturuke mu bantu. Abantu baravuga bati kiriya kigore ariko buriya kintu make ko kitubyiga. Uyu mugore ntiyita ku byo bavuga, ntiyita ku magambo, ntiyita ku baraho, ntiyita ku bamusunika, aravuga ati hoya ndagenda mukozeho. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ngo aragenda. Icyampa nawe uko mvuga ukaba urimo kubohoka wakira igitangaza cyane, ukaba urimo guhatana uvuga ngo maze iminsi ndimo gushaka gusingira akazi, nkabona hari ibintu birimo kuntangira, ukaba urimo kuvuga ngo nari maze iminsi nshaka kubyara, nkabona hari ibintangira, utari kuri munsi ndabyiyegurire ngiye gukora kuri Yesu. Icyampa ukaba urimo kumva urimo kubohoka nk'uko mbyumva. Icyampa ukabohoka nk'uko Yesu agiye kubabohora, icyampa ukakira igitangaza nk'uko Yesu agiye
kuguhereza. Imana ihimbazwe. Haleluya. Yongeye mvuze ibya Yesu ngo mbese Imana yawe inganite ni nini cyane, mbese Imana yawe inganite ni nini cyane, mbese Imana yawe inganite iyanjye ni ngashya, mbese Imana yawe inganite ni ngari cyane, mbese Imana yawe inganite. Haleluya. Iyo tuyifashe nk'inyembaraga iza nk'inyembaraga, iyo tuyifashe nk'inyantege nkeya iza nk'inyantege nkeya. Ndashimira Kristo ko yiyishe. Iyo ntigomba izindi ntwari rihagije, ntitsikira, ntikererwa, ntikora impanuka. Iyo ije kurwana ibizikiri butsinde, iyo ije gutabara ibizikiri bugutabara, iyo ije kugusubiza ntawe ushaka kuyitangira. Hoya hoya hoya. Imana ihimbaza. Ngo uyu mugore ngo arahatana, ngo aravuga ati hoya. Ubwo baramusunika ariko aravuga ati ndabona atari bumugeraho gusa, ariko reka ngire gutya. Ngo agira gutya ngo amukoraho. Yesu ngo agiye kumva yumva imbaraga ziramugabanutsemo, ngo aranganya amaso we, ngo aravuga ati ninde wazeho? Hari umuntu wazeho, hari umuntu muri iri teraniro, hari umuntu ushaka gukora kuri Yesu, hari umuntu wakora kuri Yesu akamugirira neza. Girira gutya. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo aravuga ati hari umuntu wazeho, ati hari umuntu wazeho we. Yesu ndashaka gukoraho aya masaha, reka nanjye ngukoreho, nanjye ukeneye, ndashaka kugukoraho papa. Sinaboko nanjye nahana umugisha wawe, narimo n'ibitangaza bikoreke. Imana ihimbazwe. Ngo Yesu aravuga ati hari umuntu wazeho, ngo akimukoraho gusa uyu mugore yumva arakize. Imana ihimbazwe. Ngo yumva bwa burwayi yari afite yumva burakize, ngo yumva cya cyago cye yumva kimuvuyeho, yumva kirarangiye. Hariwe wowe waje gukora kuri Yesu, Yesu gukiza icyago cyawe, cya kindi maranye iminsi, bwa bushomeri maranye iminsi, bwa bukene, bwa bushomeri, ya magambo nyemerera ukore kuri Yesu gusa, bwakagukiza icyago cyawe. Ngo uyu mugore ngo akimara gukora kuri Yesu, ngo Yesu avuze ngo ninde, ngo abantu batari kuri Yesu abantu ni benshi. Ukavuga ngo hari umuntu ugukozeho, Yesu ati hoya, erega yarabyumvaga. Uyu mugore nawe yumva kugira cyamugereho, Yesu yumva ko hari umuntu umukozeho. Umva ikintu gitangaje, ngo uyu mugore nkunda Yesu. Iyo Imana ikoze ibitangaza ntabwo bihishira. Babasha kubishira? Uzi Imana iguhaye gutwita, barabuze urubyara, wambara amariyeri mu mezi 2 ukagira utya. Uzi Imana iguhaye kwerekanwa, n'utagira kwe tukarekana, byose tukarekana ukamenya genda neza ushinjagira, nawe akakwambara agashinjagira, kugira ngo abantu bamenye ko Imana yamutabaye. Ntabiceceka. Gusa umwana Imana yahaye akazi aravuga ati hoya, munzi kera nambara icabari, data yahinduye amateka. Ngo uyu mugore nawe aragaruka, araza ajya imbere ya Yesu, ngo aravuga ati Yesu, erega ni njyewe umugore, nari maze imyaka myinshi, nari mfite icyago, nari mbabaye, nariraga, abantu bari baramvuyeho, abantu bari barantaye, erega ubu ni njyewe mwiyumvira ku birenge bya Yesu, ngo amubwire iby'ukuri byose. Aramubwira ati ninjye wari ugukeneye, ninjye wagushakaga, ninjye wari umaze imyaka mbabaye, ariko ninjye. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbaza. Imana ishimwe. Erega ninjye. Ese nawe ni wowe? Nyikiriza haleluya niba ari wowe. Ngo araza arobarara ku birenge. Yesu uca bugufi yahereza Imana mbese ahera aravuga ati icyubahiro ni icyawe, icy'abantu kizarangira, amafaranga arashira, ibikomeye abakomeye bakagenda, ibintu bigashiraho. Ariko aravuga ati arobarara aca bugufi ngakora ku birenge bya Yesu. Ndavuga ati ninjye wabete wari ugukeneye. Vuga nawe izina ryawe ngo ninjye wari ugukeneye, ninjye wagushakaga, ninjye wari urwaye, ninjye wari ubabaye,
nijya ukeneye kubyara. Yesu warahindukira aramureba atumva mama, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro. Haleluya! Igendera amahoro mubyeyi, wowe waje gushaka Uwiteka, data wa twese aguha icyo wari umushakagaho. Igendera amahoro papa, data wa twese aguha icyo wari umukeneyeho. Data kiza icyago cyawe, wongere uhindurirwe amateka, wowe ufite ikikugoye, wigendera amahoro, wakira igitangaza cy'umwami, wakira kugirirwa neza n'Imana. Wowe waje wari ubabaye, data kumara umubabaro, kuko Yesu yaje gukiza muri iri teraniro. Imana ihimbazwe. Ndakeka ko uyu ngo abagize abanyacyubahiro batari bafite akazi, bahaye akazi, batari bafite imibereho, abaye imibereho, batari bafite aho bahaye kuba. Izina rya Yesu Kristo ni ukuri kose. Mwebwe nimuvana mu kantu ko kureba ku rutugu gusa, mw'abakobwa mwe mwibwira cyane. Ya Mana we, Mana we, Uwiteka Imana ashaka kubagira. Umva wowe wambaye agakanzu karimo umuhondo, Yesu yambwiye ngo bamaso kugira ngo Uwiteka akugirire neza. Sibyo se? Bamaso kugira ngo Uwiteka akugirire. Biriya bakubwira ntubasubize, ahubwo ugahita wigendera. Birya ni ubuzima, ubyihane, ubyihane. Ndagusabye ntugace imanza mu mutima. Yesu arashaka gutabara, ariko reka nyine akakubwire ngo ugire icyo muvuga uti reka nirengere igihanga bigendere, ahubwo tuvuga uti ndugwishe. Kuriya wirengera igihanga ukagenda, Imana iza kugutabara igasanga nawe wanze kumvira, ikavuga ngo ndaguhebye iki. Ese kiguhaye bikeneye guha byinshi bizagenda gute? Kandi dore Uwiteka agiye kugutabara. Bamaso kugira ngo Imana ikakwambura umugisha yakugeneye. Sibyo se? Kandi ni ukuri mbonye Imana igiye kugutambariza umuntu ukakugira nka Esiteri. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Haleluya! Imana yambwiye mu rusengero rwanyu, uko rwavuye mu bitangaza niko Imana izabahunde mu bitangaza. Si ubwa mbere mwumvishe ko Imana ibabwira ngo urusengero rwanyu ruzaba rugeretse. Ni ukuri kuyampamagara, ibyo bizasohora. Ibyo bizasohora, bizabibonesha amaso, muzasengera hasi no hejuru, kuko Imana yabivuze kera. Imana yambwiye ngo izabyikorera. Mwikibaza n'amafaranga zawe, yo ubwayo izabyikorera kandi iziyubahisha. Uko niko kuri, iziyubahisha. Abantu bazatungurwa bavuga ngo mbese bigenze gute. Icyakora muzihangane, bavuga ngo namwe mwagiye ahandi bajya bavuga, muzavuge ngo twavuganye n'Imana. Sibyo se? Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe, Imana yacu ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Twavuze ijambo rivuga ngo Imana ishimwe. Igihe cy'Imana iyo kigeze, sibyo se? Igihe cy'Imana kigeze uracyumva. Haleluya. Umva muhanzi, Yesu yambwiye ngo Imana yagukuye wowe, Imana ikuvanye mu buzima bumeze nk'ubupfubyi. Sibyo se? Data arambwiye ngo azakubyibushya. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga, sibyo se? Tugiye gusenga, tubwire Imana ngo twari dufite ibyago byari bituzengereje, twari dufite ibyago by'ubukene cyangwa by'uburwayi, ariko imbere ya turahakira. Uko wakijije wa mugore, nanjye uyu munsi bari kugiza. Uko watabaye Saduraka na Meshaki na Abedenego, natwe bari kudutabara. Uko watabaye Dawidi, natwe bari kudutabara. Imana Data wa twese ibahereze umugisha.